Nk'ibisanzwe uyu ni umusore wanyu Ben Kade, twatembereye mu karere ka Burera, batubwiye ko hano hafi hari umuganga ngo uvura indwara zananiranye, ngo amwita ngo muganga uhangamura ibyananiranye. Dutembere tuhagere turebe indwara avura, mbese avura ate, bigenda bite. Keep on and touch, kuri subscribe, like and share and comment. Kadukomeze tujyane turebe ko muganga tugeze iwe mu rugo, ikadukomange aze adufungurire. Namara kudufungurira gusa njye mfite ubwoba iyo ugize kubavuzi nk'aba biba bigoranye kugira ngo umuvugishe uko babateye ubwoba. Reka dukomange tumuvugishe twumve uko bimeze. Twakomeje kujya tuye kwa muganga wacu, dukomange. Muraho neza muganga? Neza. Batubwiye ko hano hafi hari umuganga ngo uvura indwara zananiranye, se yaba ari wowe? Ni jyewe. Tuje kugusura ngo mbese tumenye ngo bigenda bite, ubikora bite. Sizimo waduha karibu tukinjira tukareba uko bimeze. Ndimo ndi gutegura imiti mu rugo, ariko nakize amatambuka mukicara. Murakoze cyane. Uko nabwiye ngeze ku muganga nk'aho bagakondo, manza kugira ikintu cy'ikikango. Reke twinjiye tureba, duhaye karibu turebe uko bimeze. Njye mfite n'ubwoba. Twageze kwa muganga wacu, reka twangire atwibwira, tubwiye n'uburyo avura, mbese bigenda bite, abikora gute. Reka dukurikiye twumve. Mvura bisanzwe, mvura bya kinyarwanda, mvura ibintu bijyanye n'amarozi, amashitani, ibisazi ndetse n'ibindi bitewe n'ikibazo umuntu afite. Muganga urakoze cyane, ndabona ufite imiti myinshi imbere yawe, ibyatsi, isahani irimo niba ari umuti. Ntabwo tuzi ngo uyu muti ukora ute, uvura iki, kugira ngo dufashe kudusobanurira umuti ku wundi uko ugenda ukora n'uko bigenda. Ni ukuvuga ngo iyi miti ivura bitandukanye bitewe n'ikibazo umuntu afite. Nk'umuntu baroze, urabona iki ni igihondohondo. Ni igihondohondo, iyi ni intare y'irungu ivanze n'umunyagasozi, ivanze n'umuti bita kayayandi. Kuvuga ngo uyu muti ubasha kuwukoresha nk'iyo bakuroze ari nk'ibikoka byo mu miryango. Uyu muti ukawukoresha ibintu bigahagarara. Uyu muti urawufata ukawoga, hari n'andi magambo tuba twawutongereye kugira umuti ubashe kugira ikintu wagufasha. Urabona uyu nguyu, ibintu bijanye n'inzoka zananiranye nka mibe, impanika namba za telekomonasi, uyu muti ubasha gukoresha ko wagufasha. Hari imiti myinshi cyane, dore nk'uko marozi yanira kuzengereje abandi batabyara, kuba baroze, waragume warabuze umugabo, ukoresha uyu muti kugira ngo ubashe kugira gute, ubashe kubyanda, mubashe kubona umugabo bitewe n'uko twakuvuye. Ni ukuvuga ngo musanze nimo ndateguriye imiti ngiye kwiyohereza hanze. Muganga urakoze cyane. Ndagira ngo mubaze akabazo k'amatsiko. Ese ko mbona abandi baganga ba gakondo bavura bakanga abantu bameze ukuntu, usanga umuntu yambaye uruhu rw'intare, ese kuki wowe ufite umwihariko umeze gutya ukaba utandukanye n'abandi? Watubwira impamvu? Ni ukuvuga ngo ibi birazwi na sogokuru, niwe nsigiye ibi kugira ngo mbikore. Ntabwo njya mbere yo gukanga abantu, sinjya nkanga n'abantu. Icyo nshinzwe ni ukubavura, ntabwo mbere yo gukanga abantu. Buri wese avura ukwe bitewe n'uko yabirazwe, namba se n'uko akora. Njye mvura ukwanjye by'umwihariko. Ni ukuvuga urabona aya ni amazi, ubu ndimo ndayitegura, ngiye kuvura umuntu uri hanze. Ndamuvura ari hanze, njye ndi mu Rwanda. Ikindi ibyo nakubwiraga, dore ubu hari umuntu ngiye gutegurira umuti ari i Buganda. Ngiye kubitegura murebera ikibazo afite, nimara kukibona muherereza imiti nanyoherereza amafaranga. Ngiye nsuzumira igiceri kimwe cy'ijana cyonyine gusa. Muganga none yaranyise igiceri cy'ijana cyonyine, se ubwo ubona abakiriya koko? Abakiriya baraboneka bitewe n'ikibazo ufite. Uraza nkagusuzumira igiceri kimwe cyonyine, nkagusuzumira ku giceri kimwe cyonyine gusa. Byarangira wamara gukira ukaza gushima ko wakize. Umuntu yakwibaza ati se umbwiye ko ugiye kuvura umuntu ukoresheje aya mazi ari hano, kandi watubwiye ko igiye kuvura umuntu agomba kubanza yaza akajya kuri igihondohondo cyawe ukabona ibibazo afite. Ese uwo muntu w'umahanga waramuvute ari mu mahanga kandi mutari kumwe? Tegereza wirebere rero, ngiye kubikora, urebe uburyo musuzuma n'uburyo muvura, kandi ari hanze ngende mu Rwanda. Ibintu biri mu rujijo cyane. Byanteye kwibaza ati se we arakandagira kuki kugira ngo ubone ibibazo afite? Ntacyo akandagiraho, nkoresha aya mazi n'ubundi ko aya mazi aturuka hanze, ko ideka ari mu gihugu cyo hanze. Nkoresha aya mazi, namakoresha aya mazi nkareba ikibazo afite, nkamusobanurira, mubwira ibyo akora yiberewe gusa. Urabona aya ni amazi yashizemo nawe ureba.
Muganga nakwibaza nese aya mazi yo ni gatike. Amazi ndikora nayo ateye ubwoba. Ni amazi asanzwe, ni robine, ni amazi ameze ati. Aya mazi ni amazi adasanzwe nabikubwiye na kare hose ko aya mazi turukanze mu gihugu cya Tanzania ahantu bita Kiyanza. Ndashaka kugira nsuzumire uriya muntu murebere ikibazo agize gute, ikibazo afite. Urabona ubu baramuroze, urabona aya mazi ko arimo yihirikamo inzoka bamuroze impiri. Uvanga inzoka bamuroze rero bisaba kugira ngo nyimukuremo ndi handahangaha mu Rwanda. Urayibona dore ngiye umungumu iyo nzoka bamuroze ni kuyireba hano. Nje byanteye kwibaza byinshi cyane, ariko ubwo turi kumwe turagushira amasiko. Tanye tubwira ko imiti ikora, ngo tugiye gufata umwana turebe se muravura gute. Nakagaruka mu kanya. Ntibisanzwe wa muganga wacu uvura indwara zananiranye, amarozi y'amategano, amatemikano, amashitani, amarozi y'ibihuherano n'izindi ndwara zitandukanye. Barakuroze kutabyara, kudashaka ko bakuroze, ibirozi bw'ugumerana, ibihuherano, ibitegano, uraza ukabaza uyu muganga wacu akakudufashiriza muvandimwe rwose. Avura bidasanzwe, asuzumira igana cyonyine gusa ubundi ibintu bikagenda ruzungu. Murakoze cyane mugani w'umuganga wacu. Uko bisanzwe tugarutse muganga wacu. So boy Benkade Oshi katumve mbese muganga wacu batubaza ikibazo cy'amatsiko. Muganga gusa icyo mbasabye umunsi ntimuzongere gukamuntunguye hano. Mugiye mumanza muhamagare mumbwire ko muraza, kurabona murantunguye kandi ndibo ntegurira abantu imiti. Hari byinshi mwarakanya kenshi mama muntesheje. Muzagaruke mwamajije kubitegura, muhamagare tujyane ikiganiro. Murabona nk'umfite arabwe bagiye kuza turutse hanze. Kandi abagabo bagomba kuza bagasaga amajije kubitegura ubona ko muntesheje akanya kubusa. Makora kutwihanganira. Tubaze muganga mu by'ukuri nawe twatembera tubwira ko hano hari umuganga uvura indwara zananiranye. Tugira amatsiko yo kumenya umuganga mbese muganga ni uwuhe, akora ate, ni wahe. Ariko nayo tunugwa cyane. Tuzi ko nk'ubusanzwe abaganga nk'aba bagomba kuba bari kumwe n'abarwayi babo. Ese kuki wowe ntabarwayi bari hano bimeze bite? Impamvu hano ntari nabasobanuriye maze iminsi ndi hanze, ndimo ndategurira umuntu umuti uri Buganda. Abarwayi bagiye kuzana ba rendezvous ya saa 9 bagomba kuba bageze ahangaha. Niyo mpamvu ndimo ndabitegura, niyo mpamvu umuntu unguye mugize ndi kubitegura, ariko abarwayi bagiye kuza mbafasha. Nta birenze rero, n'abantu baba bari hanze nka za Malawi, za Sudani, Tanzania, Congo, Uganda, bahamagara nkabafasha. Aho waba uri hose ngufashe n'amanje nafate inzira ngo ndi kugira gute, ndi kuzuye na murukuzi wanyu urahamagara nkagufasha hose ndagufasha. Cyane kwinuranye n'amarozi nk'amategano, amatemikano, amahuherano, kurotaguzwa, imyuka mibi n'amashitani n'ibindi. Abakobwa bagumiwe uraza nkagufasha. Muganga twagushima yakomeje kuduha ku uyu munsi. Ndabashimiye cyane rwose murakoze. Muzagaruke ko ntimuzazi nkukaze mu ntunguye nkundi umuntu ntungura. Ubundi ni mu ntungura nzabamerera nabi. Muzabyongera. Amaruti yanga tuzagaruka natsunya kubikora gutyo murakoze cyane. Ciao ciao.